ubuzima bwawe kigiye kure mu haleluya ikiganza cy'Uwiteka Imana igiye gukora imirimo n'ibitangaza mu bashomeri bagiye kubona akazi Imana irahagurutse haleluya mu bashomeri humura ugiye kubona akazi Imana irahagurutse kugaburira abantu kubwo kwelegrereme shimwe Kristo shimwe Baba gusuza umutima k'umukene none ndahaguruka ni kuwiteka avuga ndashyira mu mahoro uwo bacurira ingoni mubyeyi muvandimwe mwene data wowe udukurikiranye wumve ko Imana ihagurutse ku buzima bwawe kandi ihagurukiye kukugirira neza ihagurukiye kugukomeza warucitse intege ariko Yesu arahagurutse niwongere wiyumvemo imbaraga niwongere wiyumvemo ubutabazi niwongere wiyumvemo ibyiringiro kubera ko Imana ihagurukiye kugutabara Imana igira neza ni inyamaboko ni inyembaraga kandi Imana yaravuze ngo izaza ye guceceka nizo umuriro wayo uzakongora wumve ko Uwiteka hagurukiye kugutabara kandi yarigeje gukura ku buzima bwawe ibyakurwanyaga ibyaguhigaga ibyo bigiye kukurekuza kubera ko Imana yagurutse mu izina rya Yesu. Iyo umuperezida tubohore ubukwe bwanyu Sitani yaziritse n'abarozi buranguriye mukobwa kwa mwumvise uburyo yivuze mu nuza bari kumura ko ari imvubye kagiye gukora ubukwe hari abafite ababyeyi papa na mama batarabukora cyangwa se nda badateganya no kubukora ariko uriya we bari bagiye kubimuziza ariko kubera Imana ndago yapfuye ubukwe burakomeje ndateganya ko buraba mu kwezi kwa gatanu kuri buze gukurikiriza Imana yagiye gukoresha rero gakiza abasasi cyane abarwaye mu mavi indwara zigakira barakize kabisa banakoze imirimo n'ibitangaza yego none mwuko gusengera abo basasi cyangwa izo ndwara zitandukanye kuko mbizi dusanzwe tuzisengera nda muntu waba w'umudayimoni yabaraje rwose akigira karakajye ugase mugashaka kwicuza ukumva urananiwe yego bitewe n'ikigeragezo icyari cyo ubundi ntabwo njya nkunda gusengera umuntu ngo ngewe ngo pfe kunanirwa gutyo ubundi ikigeragezo kije ari icy'ahandi mba mfite confidence ko icyo kintu kigomba kuvaho bw'imbaraga z'Uwiteka Imana mba nizeye ariko hari ikigeragezo cyiza kikaza ari cyo mu rugo rwawe buri icyo kigeragezo kiba gikomeye ndakubwiye ko nabanye n'umusazi mbana nawe uwo yari umubyeyi wanjye yari umubyeyi wanjye izindi mbaraga zananiwe abandi bamvuyeho andi maboko akomeye yamvuyeho muri make mama wawe cyane ni iby'agaciro cyinshi kongera kudukurikirana kuri ndi umukristo TV reka tubasuhuze mu izina rya Yesu Kristo reka dusuze mene data muri Amerika Aziya hirya no ku isi Afrika bene data mukunze kudukurikira kuri ndi umukristo reka tubabwire ngo amahoro y'Imana nabane namwe cyane ni Pastor Rabani inshuti yanyu muzi muri social media no gusenga tubangamira abadayimoni tubohoza ibyacu mu izina rya Yesu uyu munsi rero tugarutse mu mavuta mashya n'umukozi w'Imana reka tumusabe abasose mu izina rya Yesu karibu umukozi w'Imana suze bene data kuri ndi umukristo ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo Nazareti amen na mbere mbanze kubibwira amazina ni Nduwayezu Bernard amen nsuje abantu baherereye mu ntara y'Iburasirazuba nsuje abantu baherereye hano mu ntara y'Iburengerazuba abari mu mujyi wa Kigali mu majyepfo ndetse n'amajyaruguru turabasuje mu izina rya Yesu Imana iduhana umugisha amen harya wabibwiye wongere usubiramo amazina y'abakumve kandi bakomeye amazina yanjye nitwa Nduwayezu Bernard Wayezu Bernard araje mu mavuta mashya n'umukozi w'Imana mbasezeranye njyewe Rabani muranzi cyane ndakuba tubonye birenze inshuro imwe kuba tubonyeho yenda bwa mbere muzakomeza mutumenya uyu nzanye n'umukozi w'Imana nawe arasizwe n'umuhanuzi ndetse Imana yagiye mukoresha ibintu byinshi kandi bitandukanye urabona njyewe ng'umupasiteri kandi ng'umuhanuzi nanone burya abahanuzi mu bintu nakunze kumenya ndabwo bakunze kwemerana burya ukabona umuhanuzi wemeye undi muhanuzi burya aba ari igitangaza Imana yakoze uyu musore wacu rero njyewe namuhisemo ng'umuhanuzi ngo muvugabutumwa mpitamo kumubahereza ng'umukozi w'Imana ng'umukozi w'Imana ndamuvuze hano kandi nubwo namuvuga Imana yamaze kumuvuga ariko ni umukozi w'Imana kuba rero namwemeye ngamusangiza inshuti zanjye n'abandi muri bose kubana natwe kujya mudukurikira kuri iki kinyamakuru ndi umukristo ndababwira ngo uyu ni umukozi w'Imana
Mana yacu ishimwe cyane. Reka tugusabe udusengere, ibindi mukomeze kudukurikira, muzagenda mumenya iby'Imana imukoresha, ibitangaza Imana imukoresha, imirimo y'Imana muri we, uko muragenda muri kumwumva. Ndababwira ukuri, muraronga agakiza k'Imana, murabona kwera kw'Imana, murabona ibitangaza by'Imana nimukomeza kudukurikirana. Reka tugusabe usenge, dutangire ikiganiro cyacu tudatinze mu kazi w'Imana. Mana, uri Uwiteka niryo zina ryawe, uri Imana igira neza, uri Imana y'ibyiringiro, urakomeye kandi urahambaye, izina ryawe niryamamare Mwami. Haleluya. Tugushimiye uburyo wabanye natwe, waraturinze data nyagora ku ngoma, warinze imiryango yacu, warinze abacu, waturindiye muri iki gihugu dutuyemo, waduhaye amahoro ndetse n'umutekano, izina ryawe nirishyirwe hejuru Mwami. Twarakubonye Mwami, ni byinshi byari kuduhitana, ni byinshi byari kudukoza isoni, ariko turinda gukorwa n'isoni kubw'imbaraga zawe. Izina ryawe nirishimwe. Iyi mitwe turwara ukayikiza, ni benshi yahitanye, turwara ukayikiza Mwami, ni benshi yahinamirishije, izina ryawe nirishimwe. Aha mu nda turwara ukakiza, ni benshi yakojeje isoni, ariko twebwe muri uwo mubare ntago turimo, wakoze ibikomeye data. Aya maguru turwara ukayakiza, ni benshi yahinamirishije, ntibakibasha kugenda, abandi bari mu tugare, abandi bafite inkoni z'ibimuga, ariko twebwe data nyagora ku ngoma Imana muri uwo mubare ntago turimo, wakoze ibikomeye ku buzima bwacu. Uturamburira ikiganza cyawe, izina ryawe niryubahwe, izina ryawe nirishyirwe hejuru mu izina rya Yesu Kristo. Twabonye imirimo n'ibitangaza ukora data nyiricyubahiro, twabonye utugirira neza Mwami Imana, twabonye uturinda guseba data nyiricyubahiro, twabonye uturinda kumwara data wa twese. Nubwo twahuye n'ibigeragezo, nubwo twahuye n'ingorane, ariko warabitwambukije data nyagora ku ngoma. Muri iyi si dufashe igihe mu ntambara Mwami, ubwoko bwawe warahabaye dutabara, ariko turavuga ngo izina ryawe nirishyirwe hejuru mu ibibazo, ariko twambutsa Mana, turi imbere y'ubwiza bwawe data nyiricyubahiro, twicane ya ndugu Kristo, twongeye guca bugufi Mwami, turengere data tugirire neza, kubana natwe, abaduteze amatwi aya masaha Mwami Imana, imbabazi zawe zibane nabo, abagabo, abakobwa, abasore n'ababyeyi n'abakecuru, imbabazi zawe zibane nabo Mwami, mu izina rya Yesu Kristo. Rero Uwiteka, tukimara kwezwa nawe no gutunganwa nawe, ndakwinginze kugira ngo udushyigikire muri aka kanya, imbaraga zawe zikomeze kubana natwe, kandi Mwami abateze amatwi iki kiganiro babohorwe n'imbaraga zawe, bakizwe nawe data nyiricyubahiro, ukora imirimo n'ibitangaza ku bw'iki kiganiro mu izina rya Yesu. Uhembura ubwoko bwawe, abarushye n'abaremera bagire neza, kubera kuri karuhura mu izina rya Yesu Kristo. Reka Mwami Imana rero dushyigikirwe nawe, imbaraga zawe zibane natwe, igitinyiro cyawe kibara hagati muri twe, ni mu izina rya Yesu Kristo niko dusenze twizeye, amen. Amen. Urakoze cyane ku isengesho rifite imbaraga. Ngiye natangiye no gufashwa mukazi w'Imana, hajya ngo ni wa Yezu Bernard, natangiye gufashwa nukuri, kandi ndi kumva hari ibintu bitangaje Imana igiye kurema hano kuri umurimo w'Imana, kuri bene data mudukurikiye, nukuri ndabona hari ibintu Imana igiye kurema kandi bitangaje. None Samuel, umeze neza? Ariko nane Bernard, umeze neza? Umeze neza mu mwuka no mu mubiri, umeze neza. Angariwe pepere bagenzi bacu badukurikiye rwose, babyire ngo ni Bernard yiyiziye. Ni Bernard yiyiziye mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Bernard, nubwa kangahe ugeze kuri kamera? Kuri kamera cyangwa se ugiye kubwiriza muri mu cyo twita social cyangwa social media? Kuri social media ni inshuro ya mbere mageze mvuga ubutumwa bw'Imana, izina ry'Iteka Imana rihabwa icyubahiro. Yari yarabivuze, none irabisohoje mu izina rya Yesu. None irabisohoje. Bernard, uduhishiye iki rero? Ni byinshi, nakaye gasha utuzaniye muri social media kuba dukurikira ku ikoranabuhanga? Ni byinshi mbahishiye, harimo ubuhamya, harimo ijambo ry'Imana, uburyo Imana yagiye inyereka, uburyo nabonye Imana ikora imirimo n'ibitangaza, ni byinshi mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen. Mushonje muhishiwe, donga abantu bakwitege, banyitege mu izina rya Yesu. Amen. Ntabwo ari mu izina ryawe, ni mu izina rya Yesu. Imana ishimwe cyane. Nta nubwo ari no mu izina rya Rabani, huko ni mu izina rya Yesu. Ndagira ngo tubwire abantu mudukurikiye, ntabwo ari mu izina rya Rabani tuje hano, si mu izina rya mwene data Bernard, ahubwo ni mu izina rya Yesu. Ibi byose tubikora tuvuga ngo Imana yacu tuyiheshe icyubahiro. Yesu urakomeze kubishimira cyane by'umwihariko. Reka nzuzana bene data tubona kuri groupe
kuko ari ndajambo Imana ivuga ngo riheri aho muri muherereye hirya no hino ni groupe yo gusenga. Reka tubasuhuze tubabwire ngo ubuntu bw'Imana n'imbabazi zayo bikomeze bibane namwe cyane. Okay, twabazaniye Bernard karame. Reka ngo baze ibintu bigira ngo muri bingahe, kandi ndatekereza ko witeguye kunsubiza, sibyo? Umaze igihe kingana iki ukijijwe? Maze igihe kigera mu myaka 4, ni imyaka 4 ndakeka, ni imyaka 4 nkishijwe, ariko nagiye mbonamo imirimo n'ibitangaza. Ni imyaka 4 byo witeka Imana. Buriya twavuga ngo iyo myaka 4 nayo myaka maze usenga Imana. Niyo myaka maze nsenga Imana. Imana ishimwe cyane. Niyo myaka umaze ukijijwe cyangwa se umaze usenga, maze usenga, ariko reka manze ngo baze ni ikihe kimenyetso kimwe cyangwa bibiri waduha byerekana ko wakijijwe? Ikimenyetso kimwe cyangwa bibiri byerekana ko nakijijwe, aho narindi mu bihe byatambutse cyangwa se mu bihe bya kera, narakizwa siho ndi uyu munsi mu izina rya Yesu. Yego. Hari ubuce bumwe nabarizwagamo butaheshaga Imana icyubahiro, urugomo, ibintu by'amatabi, ubu nacuruzaga ibintu bijyanye n'itabi. Wanywana ku itabi? Ibyo naranywaga, ariko umunsi wa none ntago natusha ndebaho. Ubu ndi umujyanama wo kugira abandi bari muri izo nzira, kuko ntakiza nabonye, ahubwo ikiza nakibonye kuri Kristo. Impinduka nshyashya nabonye nazibonye ari uko ngeze kuri Kristo mu izina rya Yesu. Imana ishimwe cyane. Kera sinari ubwoko, ariko bw'amaraso ya Yesu ubu ngubu nahindutse ubwoko. Uyu munsi uri umwana w'Imana. Umwana w'Imana. Haleluya. Wanyoye ku itabi? Cyane rwose, no ubuhamya bukomeye. Wanyoye ku itabi? Cyane. Umva, ngiye nibyo abakunzi banje. Yesu yangije byinshi ariko itabi narenda narisomye mu bishuko, mu bandi basore badusumba bari kudushuka ngo kukamogi, igihe kimwe ndapfa nzabibabwira tugarutse, ndapfa nirigwa napfuye. Ariko nabagabo badusumba bari badushutse ngo dusomeho, ariko oya ibintu byitaye rwose ndago nabanye nabyo. Ntago nabanye nabyo. None wanyweye kwisigara? Narinyweyeho itabi ry'urumogi cyane. Urumogi nararucuruje. Urumogi. Mana yanjye we. Buriya abantu banyoye urumogi niba twumva urumogi ni hatari. Ni hatari. Rurakoroniza. Iyo urunyoye ushaka kurwana, urarwana umunsi ukira. Iyo urunyoye ushaka guterura, uraterura umunsi ukira. Iyo urunyoye ushaka kwishima, wirirwa uraseka. Iyo urunyoye ushaka kuba kabutindi, ubayo rwose. Mbega biterwa nuko arunyoye bigendanye n'icyo ushaka gukora. Iyo urunyoye ushaka kujya kwiba, yeba uriba kakahava na nyiri ibintu yagufata ukamukubita. Urumogi ni dayimoni iteye ubwoba. Ariko turashimira Imana ko Imana yagukuyeho, n'abandi mu kirunywa ibiganza bya Yesu biracyakora ibitangaza. None Bernard rero, n'icyo gihe cyose umaze usenga, nizihe mbano Imana yaguhaye umaze kwinjira mu murimo w'Imana? Maze kwinjira mu murimo w'Imana nabonye Imana imereza impano nyinshi. Yego. Impano y'ubuhanuzi. Ubundi nageze mu murimo w'Imana nakunze abahanuzi cyane, kuko ubuhanuzi nibwo bwankize ku rufatiro, kuko naje meze nk'uwangiritse, ariko numvishije ijwi ry'Imana. Amen. Wumva Imana nakubwiye ngo mwana wanjye. Haleluya. Mwana wanjye nzakubwira gutya, kuko ayo magambo sinari nigiwe nyabwirwa n'undi muntu. Nta muryango wayambwiye, nta mubyeyi wayambwiye, nta bakomeye, ahubwo Imana yarambwiye ngo mwana wanjye. Ibyo kunsubizamo ibyiringiro, kuko nabonaga ameze nk'uwapfuye, ariko nongeye kumva ngo mwana wanjye. Ishyira akamikorofone ku munwa. Mwana wanjye nzakugirira neza. Nahise numva ko hari ibindi byiringiro by'ubutabazi bwanjye. Impano y'ubuhanuzi narayikunze cyane. Nabanje kuzura mwuka wera. Imana nyuma igenda inkuzi nzamura gake gake, imereza impano y'ubuhanuzi, impano y'ijambo ry'Imana, bityo n'izindi mpano nyinshi. Imana imbike gusengera abarwayi. Nagiye mbona Imana inkoresha imirimo n'ibitangaza. Abasazi bakaza imbere yanjye, ahandi byananiranye, mu bapfumu byanze, Imana ikankoresha ibitangaza, abasazi bagakira mu izina rya Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Buranga kananjye akantu kamfashe mwana wanjye. Nanzi ko ari papa unyita mwana wanjye, ariko kumva undi muntu noneho waremye ijuru n'isi
avuga ngo mwana wanje ngaka kantu nanjye numvise kambyibuhishe kandi iyo confidence n'uyu munsi nyigenderaho kuba ndi umwana w'Imana mu myaka yose maze ngijijwe senga iyo confidence nyigenderaho numva ndacyanyeganyeza numva n'inguba nubwo zakubita kuko ndi umwana data nubeshaho byose nubwo inguba zakubita nubwo imiyaga yahuha kuba ndi umwana w'Imana icyo ngicyo kimbesha ishema kikambesha confidence ngumva nigiriye icyizere ya mwibyo byose rero Imana yakomeje kugenda iyukoresha yenda ka manze ngusabe ni ngibiki bibi nga bibiri waba warakoze wamaze kunywa itabi cyangwa wamaze gusinda ibi bibiri waba warabaye mu rwose uyu munsi wicuza ubundi hari benshi nakagombye kuba naragiriye inama na n'uyu munsi mvuga ngo hara ubundi kujya muri biriya bintu by'ibiyobyabwenge ntago byoroha kubivamo n'imbaraga z'Imana zibigukuramo kandi zikabigucaho burundu ariko ikibi banumva nakoze nanishinza nashoboye wenda no kuba nabasha gukontrola nagomba shyire no mu murongo nk'uwo ndimo uyu munsi wa none nuko hari abantu batoya cyese cyangwa se babana nabonye babirimo ariko singire gute simbagire inama icyo ni ikintu kibi aho hantu nagiye ncikishiriza amashuri bitewe n'ibyo nyewe nitekererezaga nyine nsanga nyine atari ibintu ndango kuba wacikije amashuri yawe ni kibi wicuza cyane nacyo ni wakwiye mu businzi no kunywa ibyo bitabiye nacyo ni ikibi nawe ukumva atari byo koko no kuri ya boreka dukomeze aho umariye kugera mu Mana maze kwakira Yesu Kristo watubwira nga bitatu Imana yaba yaragukoresheje ibintu bitatu Imana yaba yarankoresheje nakubwiye ko hari abantu benshi nasengeye yego hari abantu benshi nasengeye nkimara kugera mu bintu by'Imana nabonye Imana ikorana nanjye igenda nshyiraho igikundiro hari ibintu byinshi mu muryango Imana yagiye inkoresha hari igihe Imana igukoresha abantu nibakwemere kuko na Kristo yaje mube ariko abe ntibamwemera ariko imirimo n'ibitangaza Yesu yari yabikoze ikintu Imana yankoresheje abasazi bo nagiye mpura nabo kenshi cyane icyo gitero nahuye nacyo cyane mbana nacyo nicarana nacyo amezi menshi cyane atari makeya nko mu mezi nko mu myaka 2 nagiye mpura nacyo nko mu mezi nk'amezi 3 nicaranye nacyo icyo kintu ndi kugisengera mu bapfumu bananiwe izindi mbaraga zananiwe ariko ikiganza cy'Uwiteka Imana nabona gikoze nazindi mbaraga abamarozi nagiye mbona baza tukabasengera nkabona amarozi barayarutse nabyo nkabona ni imirimo n'ibitangaza Imana igenda ikora abaje bamugaye abamaguru nkabona batashye ari bazima ibyo bintu bitatu ndumva Imana yarabikoze nkabibona mu izina rya Yesu amen amen nanjye ngo umenyeye nabonye nawe uzi gukubita kahise hari umwe mu bari batewe hano cyagihe wambashije rwose gukubita turakubita turabohora umwana w'Imana aratungana aragenda akora ubukwe buriya tundagira ngo umbwire abantu umuntu uteze amatwi hari igihe Satani ariganya ubukwe bwawe hari igihe abademoni n'abarozi bariganya ubukwe bwawe ariko muhumure nicyo tuje gukora nicyo tuje kubafasha kugira ngo twongere tubohore ubukwe bwanyu Satani yaziritse n'abarozi buriya nguriye mukobwa ko amwumvise uburyo yivuse mu nuza bari kumura ko ari imvubyi kagiye gukora ubukwe hari abafite ababyeyi papa na mama batarabukora cyangwa se badateganya no kubukora ariko uriya we bari bagiye kubimuziza ariko kubera Imana ndago yapfuye ubukwe burakomeje ndateganya ko buraba mu kwezi kwa 5 kuri buze gukurikira Imana yagiye gukoresha rero gakiza abasasi cyane abarwaye mu mavi ndwara zigakira barakize kabisa banakoze imirimo n'ibitangaza yego none mwuko gusengera abo basasi cyangwa izo ndwara zitandukanye uko mbizi dusanzwe tuzisengera nda muntu waba w'umudayimoni yawaraje rwose akigira karakajye ugasenga ugashaka kwicuza ukumva urananiwe bitewe n'ikigeragezo icyari cyo ubundi ntabwo njya nkunda gusengera umuntu ngo ngewe ngo pfe kunanirwa gutyo ubundi ikigeragezo kije ari icy'ahandi mba mfite confidence k'icyo kintu kigomba kuvaho bw'imbaraga z'Uwiteka Imana mba nizeye ariko hari ikigeragezo cyiza kikaza ari cyo mu rugo rwawe buri icyo kigeragezo kiba gikomeye ndakubwiye ko nabanye n'umusazi mbana nawe uwo yari umubyeyi wanjye yari umubyeyi wanjye izindi mbaraga zananiwe abandi bamvuyeho andi maboko akomeye yamvuyeho muri make mama wawe cyane uko byaramu cyane
arasara cyane ndasenga uramusengera kubw'imbaraga z'Uwiteka Imana ikora igitangaza mu muryango arasara uramusengera cyane bahindura amagambo ngo ni izindi mbaraga ariko njyewe nizeka ari imbaraga z'Uwiteka Imana zitari mbe mukozi w'Imana mama wawe nuko byagenze gute yarafashwe nyine ararwara aza guhura n'icyo kibazo nyine cyo gusara ndagenda bandangira ahantu ari ndagenda ndamuzana mu rugo rwanjye nanjye ndi umuntu ufite umuryango nibwo nari ntangiye kwiyubaka mu rugo rwawe ufite urugo ufite umugore mfite umugore n'abana bangahe mfite umwana yego akomeza muzana mu rugo rwanjye ntabwo ari ibintu biba byoroshye madamu nawe aranyemerera yemera ko umubyeyi wanjye aza kubaho ngo bitewe n'ikibazo yari ari kubona afite kubera ko umugore wanjye nawe gusenga arabikunda kandi abiha agaciro nanjye kandi gusenga mbiha agaciro namuzanye nta zindi mbaraga nishingikirijeho nta mafaranga nari mfite nta kindi nari nishingikirijeho nta bakomeye usibye imbaraga z'Uwiteka Imana nari mfite igikumba nasengeragaho ntago namuzanye ngaze kubaho ngaho ahubwo nari mfite igikumba n'abanyamasengesho tubana hari groupe nari inyoboye iburasirazuba mu murenge wa Muyumbo mu kagari ka Murehe niho nari intuye umubyeyi Murehe harya Murehe ni mu kahe kare iburasirazuba niho nari intuye umubyeyi ndamuzana tukajya dusenga twasengaga kuwa kane ndetse no ku cyumweru no kuwa kabiri nijoro tugahamagara Imana mu bihe bikomeye tuvugira Imana twaramusengeye Imana ikora imirimo n'ibitangaza uyu munsi wa none umubyeyi ni muzima nawe arashima Imana icyo gitero si rimwe na rimwe nacyo si kabiri na rimwe nacyo nari muye nacyo inshuro ebyiri nari muye nacyo ariko ubwa mbere mura nacyo nibwo nari nkinjira mu gakiza yari ikigerageresho nari muye nacyo wari ugushyirwa ku munzani nta mbaraga nari mfite zo kuba nabisengera ariko numvaga mfite umuhate mfite no kwizera ko Imana igeze gute ishoboye byose nari ndi mu muhamagaro bihagije mujyana mu banyamasengesho baramusengera Imana ikora imirimo n'ibitangaza ariko ku nshuro ya kabiri Imana yari amaze kunyuzuza njye wamurambitseho ibiganza akira mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Icyo ni kimwe mu by'Imana yagukoresheje cyane pe. Mama wawe cyane uramusengera? Ndamusengera. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Ya reka dukomeze uretse gusengera umusazi bundi burwayi wasengeye? Uburwayi nagiye mura nabwo indwara nyinshi nagiye mura nazo nkazisengera nakubwiye ko hari abo babaga baroze byananiranye amahembe abo narabasengeraga bagakira hari ababirukaga aho ngaho tubireba Imana ikabirukiriza mu izina rya Yesu kubw'imbaraga z'isengesho ibyo twahuye nabyo abarwaye imitwe abarwaye amatwi indwara zikomeye nyinshi nahuye nazo ndazisengera mbona Imana ikora imirimo n'ibitangaza abadayimoni bagahunga mu izina rya Yesu. Bernard, we yumvute iyi Imana imaze gukoresha ngibyo bintu umuntu waje rwose ubona ndakigenda ukabona ni muzima arimo ararya arimo aranywa arimo arakora ibyo byenge, we yumvute? Ngewe uburyo rero niyumvamo iyo maze gusengera umuntu nk'uwo nyuma hari genza kubitekereza Imana ni ngewe uri gukoresha imirimo nk'ibi ngibi ese Imana bigenda sinzi ukuntu mba niyumva muri ngewe gusa nagomba numva ko ari imbaraga zanjye zibikoze numva ko ari imbaraga z'Uwiteka Imana zinkoresheje mu izina rya Yesu Kristo. Amen amen. Ya bundi ndabwo ari twe hoko ne Kristo uri muri twe we niwe duha imbaraga tugashobora kunesha tugashobora gukubita Imana yacu igahabwa icyubahiro cyane. Imana yacu ntihabwa icyubahiro. Reka dukomeze n'umwanya w'ijambo ry'Imana. Nzikuri n'umuvugabutumwa tubyerekanye ko ijambo ry'Imana nk'iminota 10 yonyine uyisangizeho bagenzi bacu kuko ibyo dukora byose tuba dushingiye ku ijambo ry'Imana cyane. Imana yacu ntihabwa icyubahiro. Reka rero dukomeze umwanya w'ijambo ry'Imana ubundi Yesu akomeze kwihesha icyubahiro. Karibu umukozi w'Imana.
murakoze ku bw'aka kanya mu mpaye kugira ngo tuganireho ijambo ry'Imana. Twongeye kubaha ikaze mu izina rya Yesu Kristo. Imana ikomeze iduhane umugisha. Reka dusenge kugira ngo twumvane ijambo ry'Uwiteka Imana. Mana, Uwiteka niryo zina ryawe, tugomeje kugushima ndetse no kuguhimbaza. Ubanye natwe mu kanya gatambutse, izina ryawe niryubahwe. Nk'uko ubanye natwe Mwami, tukuragije akanya keza k'ijambo ryawe. Ijambo ryawe niryo ryatubatuye Data nyir'icyubahiro, mu izina rya Yesu Kristo. Aho turi uyu munsi wa none, ijambo ryawe niryo ryahaduteretse. Kuba tugeze kuri iyi Mwami cano ya Ndi Umukristo, ni ijambo ryawe rihaduteretse kuko wari warabivuganye natwe. Rero iryo jambo ryawe ni naryo tugiye kumva aka kanya. Nasenze kugira ngo rihindure amateka ku buzima bwa benshi, mu izina rya Yesu Kristo. Risane imitima ya benshi Data nyir'icyubahiro, abari baguye isari ijambo ryawe ribahaze, mu izina rya Yesu. Tubangamiye imbaraga zirwanya ijambo mu izina rya Yesu. Imbaraga z'abamede n'iz'abaperesi turazinanije mu izina rya Yesu. Bana natwe muri aka kanya keza uduhaye, kandi udukoresha iby'ubutwari Mwuka Wera abane natwe, ni mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye gusomana ijambo ry'Imana. Imana inkize ku mutima muri iyi minsi, riboneka muri Zaburi ibice 12 umurongo waho wa 6 mu izina rya Yesu. Amen. Zaburi ya 12 umurongo waho wa 6. Amen. Zaburi ya 12 umurongo wa 6 baravuga ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuhuza umutima k'umukene, nonaha ndahaguruka, niko Uwiteka avuga, ndashyira mu mahoro uwo bacurira ingoni. Amen. Mwakire neza ijambo ry'Uwiteka Imana mu izina rya Yesu. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Amen. Iri jambo ry'Imana tubwiye ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuza umutima k'umukene, nonaha ndahaguruka, niko Uwiteka agize gute avuga, ndashyira mu mahoro uwo bagira gute, uwo bacurira ingoni, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Haleluya. Hari umuntu umaze iminsi ari mu kibazo, hari umuntu umaze iminsi ari mu kigeragezo, mu izina rya Yesu Kristo. Yarebaga hirya akareba hino akabona nta nzira. Haleluya. Ariko Imana ivuganye nawe ngo igiye guhaguruka mu izina rya Yesu Kristo, iyagurukira gushyira uwo muntu mu mahoro, uri kugira gute, uri gucurirwa ingoni, mu izina rya Yesu Kristo. Umaze iminsi uhura n'ingorane, umaze iminsi uhura n'ibigeragezo, umaze iminsi uhura n'intambara, ariko Imana ihagurutse muri icyo kibazo cyawe kugira ngo igire gute, igutabare mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Yesu arahagurutse ku buzima bwawe, Yesu arahagurutse muri icyo kigeragezo, Yesu arahagurutse muri iyo ntambara. Nta kindi giteye Imana guhaguruka n'icyo kigeragezo ufite, n'izo ntambara ufite, n'ubwo burwayi ufite. Guteye Imana kugira gute, guhaguruka mu izina rya Yesu Kristo. Warashatse urushako biranga, icyo kibazo cyawe giteye Imana guhaguruka mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Ndagira mbwire umuntu uduteza amatwi, aho yaba aherereye hose, ko Imana ihagurutse mu kibazo cye. Haguruka, niko Uwiteka avuga mu izina rya Yesu. Imana ihagurutse ntabwo ibisiga nk'uko yabisanze. Imana ihagurutse ikora imirimo n'ibitangaza. Haleluya. Ndumva Yesu ahagurutse ku buzima bwawe, ndumva Yesu ahagurukiye gukiza indwara, ndumva Yesu ahagurukiye gukiza ababyeyi mu izina rya Yesu Kristo, abarwaye, abababaye ndetse n'abashonje. Yesu ahagurukiye kubatabara mu izina rya Yesu. Haleluya. Amen. Kumunyamubabaro, kubwo gusuza umutima k'umukene, nonaha ndahaguruka, ngo niko Uwiteka avuga. Ndumva Imana ihagurutse ku buzima bwawe. Ihangane, iyo ndwara ntabwo ari iyo kukwica, ihangane icyo kigeragezo ntabwo ari cyo kukwica. Haleluya. Aho icyo kigeragezo cyawe giteye Imana guhaguruka mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Ijambo ry'Uwiteka Imana muri Yobu ibice 41 umurongo wa 17, ijambo riravuga ngo iyo yegutse intwari ziratinya, zigashya ubwoba bukazisaza. Ndagira ngo utangarize ngo Imana iregutse muri icyo kibazo cyawe. Ndagira ngo utangarize ngo Imana iregutse muri izo ntambara. Wari ufite uburwayi, ariko Yesu aregutse mu izina rya Yesu. Kandi iyo yegutse ntabwo abisiga nk'uko yabisanze mu izina rya Yesu. Wakire kubohorwa n'imbaraga z'Uwiteka Imana. Wari uboshywe, ariko Yesu aregutse mu izina rya Yesu. Haleluya. Ndagira ngo utangarize ngo iyo bakuvuga ibireba. Haleluya.
wiyegamiye. Iyo bagusebya bagusebya ibireba, iyo bakuroga bakuroga ibireba, ariko ibiri hari igize gute yiyegamiye mu izina rya Yesu. Wamvugiye ngo amen. Amen, 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 amen. Nazareti, uhura n'ubukene ibireba, baragutoteza ibireba, uhura n'ubushomeri ibireba, ariko najya gutangarize ngo Imana irahagurutse kandi iregutse ku buzima bwawe kugira ngo ikugire neza mu izina rya Yesu Kristo, imbere abakwitegeye mu izina rya Yesu. Amen. Zenebo taini control. Ndabona Imana yegutse ku buzima bwawe, ndabona Imana yagurutse ku buzima bwawe. Wa mubyeyi, ndabona Imana yagurutse. Wa mukobwa, ndabona Imana yagurutse. Muri ubwo bushomeri bwa Imana irahagurutse, muri icyo kigaragazo cya Imana irahagurutse, iregutsije kukugirira neza, iregushize kukurwanira intambara. Wakira ubutabazi bw'Uwiteka Imana. Yari indwara wari ufite, yari ikigaragazo wari ufite, wabona gutazabishobora, ariko Imana iregutse mu izina rya Yesu. Hari ukundi kubaho, hari ubundi butabazi, hari ibindi byiringiro. Imana irahagurutse muri aya masaha. Wumve ko hari ikikoze ku buzima bwawe. Erega ntabwo yagusiga, erega ntabwo yaguhana. Zeneboteni control. Ndabona Imana ihagurutse. Niwakira ubutabazi bw'Uwiteka Imana, ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, ngo kubwo gusuza umutima k'umukene. None ndahaguruka, ngo none ndahaguruka, none ndahaguruka, ndashyira mu mahoro uwo bacurira ingoni, ndashyira mu mahoro umubyeyi bari gucurira ingoni. Ahari yaba ari ubukode, abukura, abo buguteye inkeke, ahari yaba ari intambara, ahari yaba ari abakwanga, ariko Imana irahagurutse. Nta kindi giteye Imana guhaguruka nicyo kibazo uri mu munsi wa none. Nta kindi giteye Imana guhaguruka nizo ntambara uri mu munsi wa none. Nubwo burwayi se, naho mu nda hawe wabuze urubyaro, biteye Imana guhaguruka, biteye Imana guhaguruka ku buzima bwawe. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana yacu ishimwe kandi himbazwe. Ndumva hari umuntu Imana ihagurukiye muri iri teraniro, ndumva hari umuntu Imana ihagurukiye muri aya masaha, ndumva Imana ihagurukiye ubwo burwayi bwawe. Humura, iyo ndwara ntabwo ariyo kugwica. Ndumva Imana ihagurutse kandi nihaguruka irakurengera, kandi nihaguruka iragutabara, kandi nihaguruka irakurambura ikiganza cyayo. Zenebo taini control. Ndajya mubwire ngo Yesu arahagurutse ku buzima bwawe. Erega Imana yacu ishoboye byose, erega Imana yacu ni umutabazi. Iyo uyisenze irakumva, ntabwo yagutererana, erega ntabwo yaguhana. Haleluya, haleluya. Ndajya mubwire ko Yesu ahagurutse ku buzima bwawe. Aya masandu umva Imana ihagurutse, aya masandu umva Imana ihagurutse. Uwiteka yantumye kugira ngo nkubwire ngo arahagurutse ku buzima bwawe. Muri icyo kibazo arahagurutse, muri izo ntambara arahagurutse kugira ngo akugirire neza, kubera ko ari Imana ishoboye byose. Zenebo taini control. Wumve ko Yesu ahagurutse kandi yegutse ku buzima bwawe, hagurukiye kugutabara kandi hagurukiye kukugira neza. Ijambo ryatubwiye ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuza umutima k'umukene, none ahandi ahaguruka. Haleluya, haleluya, haleluya. Wumve ko Imana nyiringa bihagurutse ku buzima bwawe, wumve ko Imana yegutse ku buzima bwawe, hagurukiye kugutabara, hagurukiye kukugirira neza. Zenebo taini control. Ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuza umutima k'umukene. Wa mubyeyi wumve ko Imana ihagurutse, wa mugabo wumve ko Imana ihagurutse, wa mukobwa wumve ko Imana ihagurutse. Ntambara yawe muri icyo kigaragazo Yesu arahagurutse mu izina rya Yesu. Akira ubutabazi bw'Uwiteka Imana. Wari ubuze ibyiringiro, wari ubuze uko ubigenza, wari ubuze aho ufatwa, ariko Yesu arahagurutse mu izina rya Yesu. Agiye guhindura icyerekezo cy'ubuzima bwawe, agiye guhindura amateka y'ubuzima bwawe. Zenebo taini control. Yesu arahagurutse ku bakobwa babuze inshako. Haleluya, haleluya. Bagerageje gukora amakwe, ariko amakwe apfapfana. Imana irahagurutse, izere gusa urakira. Ndabona ikiganza cy'Uwiteka Imana ku buzima bwawe kigiye kure mu bukwe. Ndabona ikiganza cy'Uwiteka Imana kigiye gukora imirimo n'ibitangaza. Ku bashomeri bagiye kubona akazi, Imana irahagurutse. Haleluya. Mu bashomeri humura ugiye kubona akazi, Imana irahagurutse. Yahagurukiye kugaburira abantu kubwo kuwelegrerime. Shimwe Kristo, shimwe Baba. Gusuza umutima k'umukene. None ndahaguruka ni ku Uwiteka avuga, ndashyira mu mahoro uwo bacurira ingoni. Mubyeyi, muvandimwe, mwene data, wowe udukurikiranye, wumve ko Imana ihagurutse ku buzima bwawe kandi ihagurukiye kukugirira neza, ihagurukiye kugukomeza. Wari ucitse intege, ariko Yesu arahagurutse. Niwongere wiyumvemo imbaraga, niwongere wiyumvemo ubutabazi, niwongere wiyumvemo ibyiringiro, kubera ko Imana ihagurukiye kugutabara. Imana igira neza, ni inyamaboko, ni inyembaraga, kandi Imana yaravuze ngo izaza ye guceceka, n'iz'umuriro wayo uzakongora. Wumve ko Uwiteka hagurukiye kugutabara, kandi yari igeje gukura ku buzima bwawe ibyakurwanyaga, ibyaguhigaga, ibyo bigiye kukurekuza, kubera ko Imana ihagurutse mu izina rya Yesu. Iyo umuperezida ahagurutse agiye gukemura ikibazo ahantu runaka,
runaka ntago avayo agize bamugezaho ikibazo akacyumva ariko ntago agisiga nk'uko yagisanze. aravuga ati uriya muntu kubera ko angejejeho ikibazo, uriya muntu kubera ko angejejeho ikibazo, uyu munsi wa none kiriya kibazo cye kigire gute kirangire, uwo mwanya edayeri kikarangira, nawe ikibazo wari ufite Yesu ari hagurukiye mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana zirahagurutse, Uwiteka aje kurangiza icyo kibazo, Uwiteka aje kurangiza intambara yari imanza wari ufite, Imana yahagurukiye kuzirangiza. Wumve ko Yesu ahagurutse, icyo ngutangariza wumve ko Imana ihagurutse, ntabwo ibisize nk'uko yabisanze, ahubwo igiye gukora imirimo n'ibitangaza. Zomeni taya kontrole zenebo yasika mango yasika rabatota kaya ebifodrayi zenebo yasika mango yasika. Yesu arahagurutse mubyeyi wari urwaye amaguru, humura Yesu aje gukora kuri ayo maguru, ahagurukiye ayo maguru yawe, ahagurukiye izo ntambara, wakire gukira ndetse no kubohoka. Ndabona Imana ihagurutse, wari urwaye mu nda wamaranye igihe kirekire, ariko aho dukurikiranye ni wakire gukira ndetse wakire kubohoka. Yawe umutwe wari umaranye igihe kirekire bakohera ibintu utazi, ariko Yesu arahagurutse muri icyo kibazo. Ndabona aje kukubohora, aje kubohora abantu be, aje kubohora abagabo, wakire kubohoka, wakire gutabarwa. Yari uburwayi bw'amayoberane, haguruka kuri icyo gisasiro kubera ko Yesu aguhagurukije, ahagurukanye nawe, ntabwo abisize nk'uko yabisanze, akira gukira. Yari inzara, Yesu arahagurutse aje kukumara inzara, ni wakire kurya, wakire guhaga kubera yuko Imana iguhagije muri aya masaha. Zene boteni controle. Ndabona Imana ihagurutse, hagurukiye kugira abantu neza, ababyeyi hagurukiye kubagira neza, abagabo hagurukiye kubagirira neza, abasore hagurukiye kubagirira neza. Haleluya. Kunyagwa k'umunyamubabaro, wakire neza ijambo ry'Uwiteka Imana, uryizere mu mutima wawe. Ndabona riremye igitangaza, ndabona riremye impinduka. Indwara zawe zarananiranye, wagiye mu badokiteri, wagiye mu bitaro bikomeye, ariko iyo ndwara yanga gukira, ariko nge ndahanuye ndi muri aya mavuta akira gukira kubera ko Imana ihagurukiye. Akira ubutabazi Uwiteka Imana. Ndabona Imana ihagurutse ivuye mu byicaro byayo, ihagurukiye kugutabara. Akira uburengezi bw'Uwiteka Imana. Iyo ndwara ntabwo ariyo kukwica, ahubwo niyo kugira ngo izina ry'Uwiteka Imana rihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu. Wakira ubutabazi kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuza umutima k'umukene. Nonaha ndahaguruka, niko Uwiteka avuga. Ijambo ry'Uwiteka ryarambwiye ngo uyu munyamubabaro yaratatse, Uwiteka arangije aramwumva, amukiza amakuba ye yose n'ibyago yari afite. Wumve ko Imana igukijije, ihagurukiye kugukiza, ihagurukiye kugutabara. Amakuba barafite agiye guhunga ubuzima bwawe, ihagurukiye kukubohora muri izo ngoyi wari urimo, zaba ari karande. Imana irahagurutse, ihagurukiye kukubohora muri karande. Imana irahagurutse, ihagurukiye kukugira neza. Wumve ko Yesu hari icyo akoze ku buzima bwawe. Ni umugabo w'intwari, ashoboye byose, nta kijya kimunanira. Akura ikuzimu, zene boteni controle, yarangiza agashyira ibono, akura abantu mu bukene, yarangiza akabicaza nyanibikomangoma kubera ko ashoboye byose. Imana ije kukurengera kandi ije kugutabara mu izina rya Yesu. Zene boteni controle, ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuza umutima k'umukene, nonaha ndahaguruka ngo ni Uwiteka avuga. Wumve ko Imana ihagurutse muri amasaha. Wa mubyeyi, Imana irahagurutse, wowe uri kudutega amatwi y'amasaha. Imana ihagurukiye ubuzima bwawe, Imana ihagurukiye kugutabara, Imana ihagurukiye kukurengera. Ndabona Yesu akurengeye, ndabona Yesu akoze ku buzima bwawe, ahagurukiye kukugirira neza mu izina rya Yesu. Ni wakira ubutabazi kandi wakira uburengezi. Yesu akubereye ubwugamo kandi akubereye umutaka. Yesu akubereye ipfura, ntago azagusiga kandi ntabisize nk'uko yabisanze, ahubwo akoze imirimo n'ibitangaza. Wumve ko Imana ihagurutse wa mubyeyi we, wumve ko Imana ihagurutse wa mugabo we, wumve ko Imana ihagurutse wa mukobwa we, wumve ko Imana ihagurutse papa, wumve ko Imana ihagurutse mama. Ikugiriye neza, humura, ndaguhumurije. Wakira amagambo y'ihumure. Umaze iminsi nabiguhumuriza, umaze iminsi ubona ibiguca intege, ariko Yesu arahagurutse kugira ngo acyahe iyo miraba mu izina rya Yesu. Ngarambura ukuboko ngamukoraho, ngati ndabishaka kira. Humura, Yesu arambuye ukuboko, agiye gucyaha iyo miraba, imiraba y'uburwayi, kubera kahagurukiye kugutabara. Ni wakira ubutabazi bw'Uwiteka Imana. Mwakire neza ijambo ry'Uwiteka Imana. Riratubwiye ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuza umutima k'umukene, nonaha ndahaguruka ni Uwiteka avuga. Wumve ko Imana ihagurutse muri aya masaha. We wari urwaye, Yesu arahagurutse. We wari ufite inimba, Yesu arahagurutse. Wari ufite agahinda gakabije, ariko Yesu arahagurutse. Akira ubutabazi. Ndabona Yesu agukoraho, ndabona Yesu akiza ibirema, ndabona Yesu akora ku mutwe, ndabona Yesu akora ku mugongo, ndabona Yesu akora mu nda, ndabona Yesu akora ku maguru, ndabona Yesu akugirira neza, ndabona Yesu akora ku bushomeri, ndabona Yesu arimo atanga akazi, ndabona Yesu arimo abagirira neza, ndabona Yesu arimo
yagura abantu kubwo kunyagwa kumunyamabaro kubwo gusuza umutima kumukene none ndahaguruka ni kuwiteka avuga wumve ko Imana yagurutse ku buzima bwawe kandi yagurukiye kugutabara mwakire neza ijambo ry'Uwiteka Imana mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze mukozi w'Imana. Imana ikomeze kubana nawe kandi ikugirire neza cyane, amavuta n'imbaraga kuri wowe kandi ubwiza bw'Imana bukomeze bukayangane ku buzima bwawe. Ndagira ngo tubyire bene data kuri ndi umukristo, no kuri mukomeze muryoherwe n'ijambo ry'Imana, mukora share, mukora subscribe kugira ngo ubu butumwa bugere no kuri bagenzi banyu bababaye, kuko niba uhumurijwe hari n'undi muhuje ikibazo nawe wamushayiringa yino linki nukuri nawe agafashwa, Imana yacu gahabwa icyubahiro. None mwene ubwo rero reka tugusebe gutanga nimero zawe kuba zakenera kuguhamagara, yaba mu Rwanda, yaba muri Amerika, yaba hirya no hino ku migabane itandukanye, bananijwe n'ibibazo bibayetamishije, yenda ngamishwe cyangwa se mwene data ushobora kuba yaguhamagara ukamufasha gusenga cyangwa se ukamugira n'indi nama. Karibu rwose. Nimero zanjye ni 079 yego 079 47 18 37 079 9 nanone 47 18 37. Imana ishimwe cyane. Iyo nimero iboneka no kuri WhatsApp? Oya, ntabwo iboneka kuri WhatsApp. None abo hanze bazakubona gute? bazakubona gute? Sawa rero, abamukeneye kuri WhatsApp muzanyuraho, ngiye nomero ibihari kuri ndi umukristo, abamushaka muzanyuraho tubahuze, kuko buriya ni Bernard, abo hanze ni kuri WhatsApp cyane. Waye biravuga ngo n'Imana igwe na telefone kugira ngo ujye ushobora gusengera bano bantu bo hanze cyane. Imana itindane nawe cyane kandi kugirire neza. Reka tugusabe kudusengera. Mana Uwiteka niryo zina ryawe, turongeye turagushimye kandi tugwaye ikaze na karibo mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Wabanye natwe, twabonye imbaraga zawe, twabonye ukuboko kwawe, tubona gukomera kwawe. Izina ryawe nirishimwe, izina ryawe nirihimbazwe. Mwami watugiriye neza muri gahunda y'iki kiganiro, mu ijambo ryawe ubanye natwe kandi ukoreyemo imirimo n'ibitangaza. Hari benshi bagiye kubohoka kubwira iki kiganiro, hari benshi bagiye gukira kubwira ijambo mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Komeza kutugira neza, komeza kugira neza ubwoko bwawe, abarushe n'abaremerewe ubarengere, abafite intimba bagirire neza, abafite indwara ubakize mu izina rya Yesu Kristo, abafite intambara ubarwanirire mu izina rya Yesu Kristo. Garagaza gukora kwawe, ugaragaze gukomera kwawe mu izina rya Yesu Kristo. Paragaza uzikore kidasanzwe, paragaza uzikore imirimo n'ibitangaza. Mwami Imana ushoboye byose, nta kijya kikunanira. Nukora amasaha turakwinginze Mwami kugira ngo ugire neza Mwami Imana. Umuntu wese waruduteza amatwi mu izina rya Yesu Kristo, uwari ufite ingorane umugirire neza mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Uwiteka Mwami Imana, abari bari mu bukondo bagirire neza Mwami, ububakira amazu datanyagora ku ngoma Imana. Ugaragaze gukora kwawe, ugaragaze gukomera kwawe, here gushoboye byose Mwami Imana, nta kijya kikunanira. Uravuga bikaba, wategeka bigakomera. Nyemera ukoresha itegeko datanyire cyubahiro, urwanirira ubwoko bwawe, urengera datanyire cyubahiro aba babyeyi bari imbere yawe, urengera datanyire cyubahiro aba bagabo bari imbere yawe mu izina rya Yesu Kristo. Aba bakobwa n'abasore barengere kubw'imbaraga zawe Mwami. Uri Imana ishobora byose, uri Imana ihambaye Mwami. Garagaza gukora kwawe, garagaza gukomera kwawe. Hagira dusenya datanyire cyubahiro, inkuta za Satani uzisenye, imigambi y'abadayimoni ukureho mu izina rya Yesu Kristo. Ubuhora ubwoko bwawe, ucomora abantu muri za karande, imirurisha imihunge. Ugaragaze gukomera kwawe mu izina rya Yesu Kristo. Hagira amasezerano usohoza mu izina rya Yesu Kristo. Amasezerano y'ababyeyi n'uyasoze, ay'abakobwa n'abasore uyasoze, ay'abagabo n'uyasoze Mwami mu izina rya Yesu Kristo. Ugaragaze gukomera kwawe, urinde ubwoko bwawe Mwami, uturindire igihugu datanyire cyubahiro, utanga uburame ku bwoko bwawe, utanga amahoro nyagora ku ngoma Imana mu izina rya Yesu Kristo. Ugaragaze gukomera kwawe, ugaragaze ubutware bwawe ndetse n'ubudahangarwa. Ngakomeza kutugira neza Mwami, ukomeze kuturinda na twese mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze, urakarama, turagushimye, turaguhimbaje mu izina rya Yesu. Amen. Amen.